Shalom shalom, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko mukomereye mu Mwami Yesu. Turashima Imana rero igitondo cy'umugisha iduhaye. Imana yemeye ko tubyuka amahoro, ni ku buntu bwayo, ni ku mbabazi zayo, ni ku mbaraga zayo, kuko ibihiga umuntu biba ari byinshi, ibiturwanya biba ari byinshi, ariko Imana ikaturengera, ikaturinda, ikabarinda abakunzi b'ijambo ry'Imana rica kuri Ruyenzi TV, mukabyuka amahoro kandi mukirirwa amahoro. Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Uyu munsi rero tuzanye ijambo riri muri Yobu 42 umurongo wa 2, riravuga ngo nzi yuko ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imigambi y'Imana ni myiza ku buzima bwacu. Imana ishoboye byose ku buzima bwawe, Imana ishoboye byose ku buzima bwanjye, Imana ishoboye byose. Ntimukajye muvuga ngo hari icyo Imana itashobora. Oya, Imana ishoboye byose. Wowe mwebwe mwiringira Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana rica kuri Ruyenzi TV, mwiringira Imana, muyubahishe aho muri hose, kandi mukomeze kuyikorera nta buryarya, nta buriganya, murebe ko Imana itazabagirira neza. Ni ukuri ni Imana ishoboye byose, ntabwo Imana ishoboye ikintu kimwe, ntabwo Imana ishoboye kugukiza uburwayi ngo inanirwe kugukuraho ubushomeri. Imana ishoboye ibintu byose byose byose. Rero nimureke tugirire Imana yacu icyizere, kandi nimureke dukore ibyo ishaka, tuve mu bidafite umumaro, tureke ibyaha, dukureho buri kintu cyose cyadutandukanya n'imbabazi z'Imana. Murebe ukuntu Imana igiye kutugirira neza, murebe ukuntu Imana igiye kuturengera, murebe ukuntu Imana igiye kudutabara. Bakristo bene data, bakunzi b'ijambo ry'Imana rica hano kuri Ruyenzi TV, Imana ishoboye byose, Imana ni inyembaraga, Imana ni inyembabazi, Imana ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Ndabakunda cyane rero, mbifurije kugirirwa neza n'Imana yacu, mbifurije kurengerwa n'Imana, mbifurije ubutabazi buturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Shalom shalom, ndabakunda cyane ndetse n'Imana irabakunda. Amina.